tubaye ikaze mu kiganiro umuco mu iterambere ndigira bahire bari Constantine nkuko mubimenyereye mu kiganiro umuco mu iterambere tugaruka kenshi ku ndangagaciro dusanga mu muco wacu w'Abanyarwanda dukwiriye gusigasira tukubaka iterambere rirambye rishingiye ku muco nta muco dufite nk'umusingi ntabwo twabona iterambere rirambye nk'uko tubyifuza rero uyu munsi nanyarukiye mu karere ka Gakenke aha rero merereye ni ku ivubiro rya Huro na hari amateka afitanye isano n'umuganura cyangwa se n'inzira y'umuganura rero ntizimbye mu magambo reka twegere bamwe mu baturage baraha cyangwa se bahavukiye nk'uko twakoze urugendo badusobanurire amateka y'aha hantu tuhasobanukirwe tumenye ndetse n'aho hahuriye n'umuganura. Nitwa Bizimana Sibiyani abadimwe ntikabaza Simone warwa mu ngarwa rubona ubona rwa mutsinzi wa Mumbo nkaba mfite imyaka 57 y'amavuko iri vuriro rero rikomoka mu nzu yacu kwitwa Bega Abaswere nibo bahawe rero bari bahawe uburenganzira babuhabwa n'umwami Ruganzu Ndori bwo kuganuza abami bose bakurikiye umwami Ruganzu Ndori niko byatangiye guhera muri uwo mwaka w'1510 nibwo umuganura nyirizina watangiye kuganuzwa abami bose ku mugaragaro kuva kuri Ruganzu Ndori kugera bamukurikiye bose gusa ariko haje kujyamo igihe cyiza cy'u Rwanda ubwo n'umuryango wose w'ibwami barawumara none ubwo biba ngombwa ko igihugu gicikamo kabiri uwo muganura ubagaze byamaze imyaka 11 igihugu cyakora umuganura aho birangiye rero nibwo Ruganzu Ndori yabumbutse ikaragwe k'Abahinda araza aje kugira ngo afite ingoma ya se Ndahiro Cyamatare Abega rero babaswera babwiraga mu kugabanya ingoma bayigabaniwe na Mumbogo wa mbere yitwaga Mumbogo wa mbere Ruziga ni wagabanya ingoma yitwa Karihejuru ko mu kuramvura ingoma umwami yinjiye mu Rwanda abo babisha bari bateye u Rwanda ingoma ngayo barayijyanye yitwaga Rwoga nayo barayisabura barayijyana ubwo umwami nta mwami wayoboraga igihugu watekaga igihugu adafite ingoma byabaye ngombwa ko Ruganzu aravuza ingoma yitwa Karinga ayiramvuza mu ishyamba rya Cyuho amaze kuyiramvuza aravuza iyo yindi yitwa Karihejuru ariyo yahawe Abega Abaswere kugira ngo bajye bagaruza ubwami ubwo ibyo byakomeje rero ariko byaje kurangira aho bicikiye ku Rucunshu nibwo umuganura wabaye muhagarara icyo gihe nabwo byatewe n'ikeye nyuma yaho bimaze gucikira ku Rucunshu undi mwami wasubiyeho ayobora araganuzwa witwaga Musinga noneho biza guhagarikwa n'iki abazungu b'abakoloni binjiye mu Rwanda nibwo baciye umuco ndetse abatesha agaciro abiru bamaze gutesha agaciro abiru none ubwo umuganura utanga agaciro cyo bihagaragara mbese rero byahagaze kugira ngo umuganura urangire kongera kubaho bifitiwe n'abo bakoloni b'abazungu cyane ababirigi byahagaze ku ngoma umwami Ndahiro iri vugiro rero icyo rihuye n'umuganura umwami yoheje witwa Nyamigi arazakira ivuriro hano yari amavuriro atatu rimwe ryagiye ikabona hariya muri Rusheti hakamara mu Rushashi iyindi riza hano iyindi rijya hariya hitwa Imusesa imana kuri Nyabarongo yari amavuriro atatu ariko muri amavuriro irisigaye n'ibingiye ku cyo andi yose icyo byakoraga rero igihe cy'ihinga kiragiraga mu kwezi umwaka mu kwezi k'15 iri vubiro rihoramo amazi kuva icyo gihe ribaho kugeza n'ubu rihoramo amazi ayo mazi rero yagenaga n'ikirere cyaba kigiye kuzamo imvura kigatutumba amazi agatutumba nk'ubu nuko muje umuntu utari ugeze iyo muzi umuntu wejeje mu gusanga amazi rabaye ufu bivuze ngo rirakura rwose mu kwezi gutaha kwa cyenda gutangiye aya mazi mwabonyemo azatangira kugenda ahinduka za mu urufuro biyo byabaye urufuro ikirere kiba kigaragara ko imvura iri hafi kugwa umuhindo ugiye kuza nicyo kibitubwiye buriya imvura igiye kugwa gusa abaturage turi hano twe tuba tuyibona izaba nyinshi izaba nkeya tuba tuyibona iyo ari kizuba ntabwo ryafuriza amazi akomeza kirira yandi ntashobora kuza mu urufuro ubwo bivuze ngo azaba imvura nkeya cyangwa se azabaho amapfa hano tuba tubiye abahinzi bariteguraga bakabaremye amasinge ubwo imvura ya mbere ikabirwa
ndibuka ngo dukora umuganiro hano mu kwezi kumwaka ushize twakora umuganiro hano abashyitsi bavuye bose i Kigali bavuye ku ntava yo karere bavuye hano abanyagira imvura igorwuza kucyo gihe baje basanga amazi yarabaye ifu ryageze hejuru ifu rigaragaza ko ikiri kipimye Ruganzu wa kabiri Ndoli amaze kugera hariya kuri iriya mpinga tureba itambitse igera kuri base yageze hariya hejuru mu mpinga ahatera ibiti birindwi twabyitaga ibiti by'Imana amaze gutera ibyo biti birindwi yarigendeye ariko aje kugaruka yaje guterera amaso hano kuko mu bumbogo kuko iyo uhagaze hariya ureba ubumbogo bwose handi navuze areba ihura asanga amapfa yarateye harumye neza birarangira yahise bimubabaza cyane abari abantu banzaniraga umuganura ubu ko nta batazongera guhinga bizagenda bite yarashogosheye vuba aje Busigi ageze Busigi ariyanzuza hanyuma bamwakira nk'umwana ababwira ikimugenza ko igihugu cye abantu bamuzaniraga umuganura bahuye n'amapfa nibwo bamuhaye abavubyi azana nabo ivubiro rino ryagiye ihuro ariko byaceshwaga n'iki na babandi bamyaka bavugaga ko abami b'imyaka bavugaga ko nibo ntabwo we yari kuza ngo akandagire hano yasangaga abo ngabo n'ubundi babahinzi bakomeye aribo bamyaka nabo bari abayobozi bari bakomeye noneho bativubiro rimwe rirajyaga irindi barishyize ikabona Kamuramba hariya irindi barishyize kuri Nyabarongo hasi munsi y'umurenge baruri aho yitwa kuri Gahira irya hano niryo rigikora kuko bashyizeho abantu babungamungayo mavubiro yose noneho bamaze kubashyiraho aho ubwo babavubyi bisubiriye iwabo irya hariya kuri Muramba kabona Kamuramba ryamezemo igiti cyitwa umwifuzo ubwo iryo ryarazimye iririya ryo kuri Gahira hasi ryamezemo umukindo ni hafi ya Nyabarongo ryamezemo umukindo iryo naryo ubwo byarazimye ivubiro ryasigaye ni ubwaryo byonyine ryihura iryo vubiro rero cyo byenda wagira ngo rimare ubundi bamaze kurishyira ahangaha urabona ni ikibindi tutazi igihe cyagiriyemo kirimo amazi ayo mazi rero iyo yatutumbaga agatutumba abo bagenzuraga iri vubiro bagiraga bate bajaga kubwira babahinzi ba myaka ko bategura imbuto kubera ko imvura iri hafi nicyo cyari ikimenyetso ubwo babonaga kitaratutumbye bajaga kubibwira umwami akajya gushakisha ubundi buryo bakamenya ko inzara yaje bakajya gushakisha ubundi buryo imvura yazaboneka nkuko nababwiye rero aha ni ku ivubiro rya Huro aha ku ivubiro rya Huro hari amateka aha mubona twishyuye gutwa bakamyi yewe n'uyu mushakashatsi ugiye kubibwira hari ivubiro ry'Ihuro cyangwa se rya Huro hari amateka reka rero atubwira impamvu leta y'u Rwanda yagize igitekerezo n'icyubundi cyahiteye kugarura umuganura muri iki gihe kandi wari waracitse cyangwa se utarizizwaga nk'uko byari bisanzwe bwa mbere hanyuma uratangira twibwira utubwire impamvu leta y'ubumwe yatekereje kugarura umuganura akoze wari waciwe kubera ko ari ipfundo ry'ubumwe bw'abanyarwanda kubera ko urimo indangagaciro zituma abanyarwanda bunga ubumwe zituma abanyarwanda bagandukira umurimo zituma abanyarwanda bakomeza kubungabunga isano iri hagati yabo bagasangira akabisi n'agahiye leta y'ubumwe rero mu kugarura umuganura yawugaruye mu 2011 ni uko nyuma yo kureba icyo umuganura wari umaze uko umuganura wari umurunga w'ubumwe bw'abanyarwanda ugacibwa nyuma yo gucibwa u Rwanda rugahura na byinshi by'umwihariko jenoside yakorewe abatutsi yatewe no kubura ubumwe bw'abanyarwanda naho ngaho muri
bwa buryo leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yagiye ireba ikareba igasanga kubaka nyakuri iterambere nyakuri ari iterambere ryaba rishingiye ku muco w'abanyarwanda. Ni aho ngaho igitekerezo bagikuye cyo kongera kugarura umuganura, kuko umuganura niwo wahuzaga abanyarwanda bakunga ubumwe, bakareba imbere, bakareba ibyo bagezeho, bagatekereza ibyo bashobora kugeraho kurushaho, kandi nicyo ngicyo gikenewe kugira ngo u Rwanda rutere imbere. Umuganura rero ni aho ngaho nicyo wongeye kugaruka kugira ngo wongere ubupfura bw'abanyarwanda, umurunga w'ubumwe bw'abanyarwanda, hahandi abanyarwanda bongera bagahura bagasangira, bakareba aho bavuye, ariko bagafata icyemezo cy'aho bagomba kugana kandi bakagererayo. Ku mateka y'umuganura Ntagwabira André nk'umushakashatsi mu nteko y'umuco, watubwira noneho amateka by'umwihariko kuri iri vubiro twicaye ku Kabakabiri impande yayo? Aha ngaha ni ku ivubiro riri Ihuro mu murenge wa Muhondo mu karere ka Gakenke. Ivubiro hambere ni igikoresho abanyarwanda bifashishaga mu kumenya uko ikirere kimeze, bakamenya niba imvura izagwa cyangwa niba itazagwa. Iyo bamenyaga ko izagwa barahingaga nk'uko bisanzwe bakitegura gutera. Iyo babonaga ko izatinda bajyaga mu bavugi kugira ngo abavugi bavuba imvura i Rwanda hataba amapfa. Ibi umwihariko w'iri vubiro ry'Ihuro ni uko ryahashyizwe mu gihe cya Ruganzu wa kabiri Ndoli mu ntangiriro z'ikinyejana cya 16, rihashyirwa n'umuvugi wari utuye hakurya aha ngaha wayoboraga imvugo y'Ubusigi yitwaga Minyaruko ya Nyamikenke. Yarihaye abiru b'umuganura bari batuye aha ngaha Ihuro, kuko nibo bahingishaga aha ngaha Ihuro, niho hahingwaga imbuto by'umwihariko uburo n'amasaka byakoreshwaga mu muhango w'umuganura ibwami. Aha ngaha rero hari hakwiye ivubiro kugira ngo umuganura utazatinda. Umuganura ni umuhango wabaga buri mwaka, ugatangira imihango yawo mu kwezi kwa 9 ikazarangira mu kwezi kwa 6. Urumva imvura yishobora kudakurikiza icyo kibariro. Ivubiro rero ryashyizwe aha kugira ngo mu gihe byaba bigaragaye ko imvura itazagwa bayivubishe hakiri kare, kugira ngo imbuto zizakoreshwa mu muganura zitazatinda guterwa, bityo zikaba zatinda no kwera. Ubigereranyije rero n'igihe cya kino gihe, iyi ngiyi ni nka sitasiyo meteorologike y'iki gihe, kuko sitasiyo meteorologike iki gihe tujya tubyumva, abahanga muri byo bakatubwira imvura iri mu kirere, igihe izagwira, nuko abantu bashobora kwitwara kugira ngo abantu bagire uko bitwara, niba izaba nkeya cyangwa niba izaba nyinshi. Ariko rero nubwo umuntu yavuga ko ari sitasiyo meteorologike, njye navuga ko hari ikivubiro ryari riruseho sitasiyo meteorologike. Kuri sitasiyo meteorologike bo barareba gusa bakamenya ngo imvura izagwa cyangwa ntizagwa, izaba ingana gute. Ariko abanyarwanda bo bararebaga bakamenya ngo imvura izagwa, niba itazagwa bakagira icyo bakora kugira ngo igwe. Iki gihe rero mu bihe by'iki gihe ngira ngo ubwo bushobozi cyangwa ubwo bwenge bw'abakurambere bacu, kubera impamvu z'ubukoloni twatandukanye nabwo. Iyi imvura itazagwa ntacyo dukora kugira ngo igwe, ntacyo tukimenya, ariko abakurambere bacu barabimenyaga. Nk'inteko y'umuco ifite mu nshingano yo kubungabunga ahantu ndangamurage, nk'aha hantu ni izihe nshingano cyangwa se n'ibihe bikorwa muteganya kugira ngo arusheho kubungabungwa iri vuriro bitazaba muri amwe yazimiye nk'ayo twabashije kumva? Inteko y'umuco nibyo koko niyo ishinzwe kubungabunga ahantu ndangamurage hari hirya no hino mu gihugu, ariko dufatanya n'abaturage
kwifatanya n'abaturage kuko ahantu habasaha inteko y'umuco ni ah'abanyarwanda muri rusange. Iki inteko y'umuco ikora ku hantu nk'aha ndetse n'ahandi hari hirya no hino mu gihugu ni ukubwira abaturage akamaro kaho, bagasobanurirwa amateka yaho kuko abenshi n'urubyiruko ntibakiyamenya. Hagashingwa ibyapa nk'ibi, urabona inteko y'umuco yahashinze ibyapa kugira ngo ayo mateka amenyekane, bityo abahatuye nibamara kumenya amateka yaho n'agaciro kaho bagira uruhare mu kuhabungabunga. Iri vubiro rero ahangaha inteko y'umuco yatangiye kubikoraho ubushakashatsi haciye imyaka. Bwa mbere hari muri 2008 abashakashatsi b'icyahoze ari ikigo cy'ingoro z'igihugu z'umurage w'u Rwanda bagaruka muri 2016 na 17. Ikigaragara ni uko iri vubiro aho aha hatangiriye guhindwa ni ahangaha ryari riri, ni ukuvuga aka gahuru kari gahari kandi ntabwo kari kanini kurusa ahangaha. Abaturage b'ahangaha bararyubaha, ntabwo barirengera. Icyo dukora rero ni ukubashishikariza gukomeza kurinda izi mbago zaryo kandi bagakomeza kurifata neza kuko ivubiro ni akabindi wakabonye ariko urabona ntawakamenya, ubundi kamaze igihe kuko nakubwiye ko kagiye ahangaha ku ngoma ya Ruganzu Ndori yimye ingoma ahagana mu 1510. Urumva kamaze imyaka amagana menshi ariko karacyahari. Ikigaragara rero abaturage b'ahangaha uretse gukomeza kubibashishikariza ariko ntacyo umuntu yabavebaho, mu by'ukuri ni abantu barifashe neza kandi bumvisha amateka abaturage bavuze, bigaragara ko barizi, bazi agaciro karyo. Ingingo ya kabiri nagira ngo mbagezeho mbibutse icyo amategeko ateganya ku bijyanye no kubungabunga ahantu ndangamurage h'amateka h'umuco n'ahandi. Impamvu bigarukwaho nagira ngo mbabwire ko nyine leta yashyizeho amategeko kugira ngo ibungabunge uwo murage. Nagira ngo mbibutse abaturage ba Muhondo ko itegeko nimero 28/2016 ryo kwa 22 Nyakanga 2016 rigena ibungwabunga ry'umurage w'igihugu ndangamuco. Ndagira ngo ngire ibyo mbibutsa, ngira ngo nukubibutsa ko nabonye mubikora neza n'ugukomerezaho. Muri iryo tegeko hari ibibujijwe by'umwihariko mu kubungabunga umurage ndangamuco washyizwe ku rutonde. Nahoze tuganira na bagenzi banjye, hari urutonde rwasohotse umwaka ushize rw'ahantu hakwiriye kubungwabungwa. Ni urutonde rugikomeza, ntabwo ari urwa nyuma. Hari aho twasuye hatandukanye ku bigabiro bya Rwabugiri, Rubengera mu karere ka Karongi, hari ku mukore wa Rwabugiri mu karere ka Ngororero. Aho ni hamwe mbabwiye hari ku rutonde rw'umurage ugomba kubungwabungwa ufatika. Aha Ihuro ntihari ku rutonde ariko hazajya ku rutonde naho muhabungabunge neza kuko urwo rutonde ruhora ruvugururwa. Ingingo ya 15 hari ibibujijwe ku murage washyizwe muri urwo rutonde. Nagira ngo mbasomere iyo ngingo. Baravuga bati usibye imirimo isanzwe yo gufata neza umurage ndangamuco, birabujijwe gusenya, gukuraho, gusana cyangwa guhindura uburyo ubwo ari bwo bwose umurage ndangamuco washyizwe mu gihe kitarenze iminsi 30 bitemejwe na minisiteri ifite cyangwa se urwego rufite mu nshingano kubungabunga uwo murage. Ngira ngo
kiriya kimenyetso ndangamurage mu kibungabunga ubwo uzaba wanditswe hazaba hasabwa ko bitemewe na gato kugira icyakorerwa guhindura kugira ngo tusigasire wa mwimerere w'ahantu ndangamurage. Indi ngingo nabibutsa ni uruhare rwacu. Navuze ko inteko y'umuco ni urwego rwa leta rufite mu nshingano kubungabunga umurage w'igihugu ku bufatanye n'izindi nzego. Ngarutse ku ngingo ya gatatu, yo ikangurira abaturage binyuze mu nzego z'ibanze, by'umwihariko akarere. Nakunze rwose gahunda nyakubahwa meya yatugejejeho, gahunda bafite yo kurushaho kuhabungabunga. Vuga ko uruhare rw'akarere kaho ni ingingo ya gatatu, kaho umurage ndangamuco ufatika uherereye. Uruhare rwabo harimo kubungabunga no kuwucungira umutekano. Yabigarutseho mutiriwe n'itegeko murizi muzi agaciro kawo, ariko uwo mutekano ukomeze, kuko mu bushakashatsi twakoze hari aho byagaragaye yuko ahantu ndangamurage hadacungwa neza. Hari ukuwuteza imbere binyuze muri ibyo bikorwa bitandukanye. N'iki ni igikorwa nyakubahwa meya twashimye. Ubu ni uburyo bwo kuwuteza imbere, kuwumenyekanisha. Hari no kugenda mu buryo bwo kuwucunga. Nibyo mwavugaga bijyanye no kuba mwashyira uruzitiro, kuba mwashishikariza abashoramari kuhatunganya hakabyazwa umusaruro, no kuhashyira ibikorwa remezo by'ibanze aho uherereye mu rwego rwo korohereza abawusura. Icyo ni ikintu gikomeye cyane kugira ngo bahagere birumvikana ko ibikorwa remezo bikenewe. Mvuze mu mwanya ku bijyanye n'ubushakashatsi twakoze, hari ibyagiye bigaragara nk'uko nari mbikomojeho. Reka ngaruke nyakubahwa meya ku byo twabonye muri Gakenke nagarutseho. Hari ahantu ndangamurage hari ibiharanga habungabunzwe neza ariko hatarabyazwa umusaruro. Twifuza ko habyazwa umusaruro. Umushakashatsi twakoze tuzabamurikira mu minsi iri imbere. Hari gahunda yo kumurikira abayobozi b'uturere. Ni nko ku ibuye rya Bagenge haratunganyije, ariko ngo byaba byiza n'ibyo twavuze, kandi mufite gahunda mu mushinga mugira n'aha ngaha nabyo ibyo bikorwa birakenewe. Ngana ku musozo, hari ibyo mbona dusabwa abaturage, inzego z'ibanze muri rusange. Natwe dufite uruhare mu kubungabunga umurage, by'umwihariko ndangamurage. Hari ikintu cya mbere dusabwa ni ugukomeza gushyira ibyapa ahantu ndangamurage hamaze kugaragazwa mu bushakashatsi. Nagira ngo mbabwire ko ubushakashatsi bwakozwe n'inteko y'umuco bwagaragaje ahantu 530 mu gihugu, harimo hatandukanye mwakomojeho ho mu karere ka Gakenke. Gushyiraho ibyapa rero ni byiza kugira ngo murange aho hantu abantu babagana. Ni ku bufatanye twe by'umwihariko inteko y'umuco twiyemeje ko aho hantu hari ku rutonde twakora ku buryo dufatanije n'uturere twashyira ibyo byapa. Hari ibyo twabonye nka bibiri, abaje ugasanga umuntu icyapa kirahari ni byiza, ariko hari ibyo umuntu ageze kuri ahantu abona ibikibura. Ahantu hari utwapa nka tubiri tubura, dutuma ahantu hari imihanda, mu masangano y'imihanda mwabibonye, hari umuntu agera akavuga se ndagiye iburyo ndagiye ibumoso, biragenda bite? Ngira ngo byazarebwaho two twapa duto twajyaho. Ikindi, inzego z'ibanze, uturere turasabwa kubahiriza inshingano nkuko nabivuze mu birimo neza rwose, ku bijyanye
cyane cyane ahantu ndangamurage hari ku butaka bwa leta. Nakunze ko rya vubiro umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge yatubwiye ko ubutaka buri umutungo wa leta, ariko hari aho ibyapa cyangwa se n'ibindi bimenyetso ndangamurage biba biri mu butaka bw'abaturage. Ni gushimira abaturage ba Muhondo ko bemeye ko biriya byapa bishingwa mu butaka bwabo, ariko buriya baganira n'akarere hakarebwa uburyo byakorwa neza, igice kimwe yenda kikaba nacyo cyakwegurirwa akarere. Nyakubahwa Meya twahoze tubiganira kandi ni ibintu bishoboka. Ni iki navugaga ku bijyanye nyine n'amasamba, ubutaka ibimenyetso ndangamurage biherereye mu masambu, ko harebwa uburyo abaturage mbere na mbere abatarimurwa basobanurirwa agaciro k'uwo murage kurushaho. Umunsi w'ikiruhuko wa gatanu wa mbere w'ukwezi kwa munani abanyarwanda bagahura nk'uku, abakuru bagahura n'abato, abayobozi bagahura n'abaturage, umuryango ugahura, abantu bakaganira batekereza uko umwaka urangiye, ibyo bejeje, ibyo bagezeho muri rusange, kuko nubwo mbere umuganura warebaga uburo n'amasaka n'ibindi abantu babaga bejeje mu mirima, kino gihe ntabwo abantu ari byo barebaho gusa, bareba no kubireba biraza kongera kuvugirwa ahandi, ariko ni aho ngaho icyatumye umuganura wongera gusubizwaho ni uko ari wo wari ipfundo ry'ubumwe bw'abanyarwanda, kandi ahangaha ihuro niryo ryari izingiro ry'umuganura. Niyo mpamvu twahaje kugira ngo abantu bumve agaciro kawo, banirebere ibimenyetso byawo bigihari. Reka ndangirize ku ivubiro, kuko umuganura ufite aho uhuriye n'iri vubiro. Umusaza yabivuze, cyatumye ivubiro riza ahangaha kwari ukugira ngo abiru b'umuganura b'ahangaha bajye bamenya igihe imvura izagwira. Abanyarwanda bari bafite ubushobozi bwo kuvuba imvura, yaba itari mu kirere abavubyi bakayivuba. Iri vubiro rero ryazanywe Ruganzu, ryaje ku gihe cya Ruganzu Ndoli yabivuze, riturutse ahangaha kujya mu Busigi kwa muvubyi wari uhari Munyabishenge Bushenge, niwe yarihaye abiru bahangaha kugira ngo bajye bareba inzira y'umuganura itazakerera. Kuko inzira y'umuganura uko gutangira guhinga imyaka, muzehe yavuze kujya kureba amasuka ibwami, bakaza bagaturutsa imbuto hano, byagiraga igihe bitangirira, byagombaga gutangira mu kwa 9, umuganura ukazaba mu kwa 6. Ibyo ngibyo rero gushyira ivubiro ahangaha kwari ukugira ngo iyo nzira itazakerezwa n'uko imvura yabuze, abantu bakayituma abavubyi. Ahangaha bigeze cyangwa se abamusaza baririmbaga, bivuze ko hari ahandi yigeze aririmba habaga amavubiro. Ahangaha habaga amavubiro 3 ari ku dusozi dutandukanye, nuko iri hasigaye ari iri. Naha dusoreje ikiganiro cyacu umuco mu iterambere. Mvuga iki ndeka iki, ngira ngo amateka ya hano mwayumvishe. Abashakashatsi batubwiye, batuganirije, ndetse abaturage bavukiye ahangaha ndetse bakuriye ndetse bazi amateka yaho batubwiye, iki ni kimwe mu kimenyetso kigaragaza ko turi kuvoma mu muco. Iyi ndangagaciro y'ubumwe bari kugarukaho cyane dusanga muri uyu muhango w'umuganura, ni indangagaciro ikwiye kuranga umunyarwanda ahava akagera. By'umwihariko ndabwira cyane urubyiruko, ni mu Rwanda rw'ejo, ni mwebwe muzamuruyoboye, ni mwebwe muzayobora isi. Tujye tuvoma mu muco wacu, za ndangagaciro tuzisigasire kugira ngo turusheho kubaka iterambere rirambye kandi rishingiye ku muco, kuko dukwiriye kwigira kandi noneho no kubyo abakurambere bacu bakoze. Iyi ni indangagaciro rero dukwiriye gusigasira y'ubumwe, nubwo hari ibyo gukunda igihugu, hakaba ari y'ubupfura, hakaba ari y'umurimo, ibyo byose bikomatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza nk'abanyarwanda. Naha rero dusoreje, murakoze. Naho ubutaha nari nabagiriye mu karere ka Gakenke ku ivubiro rya Huro, ni Nyirabahire Marie Constantine.